tubarambure nk'ibiganza tubasize amavuta agukomotseho ko tubigusabanye kwizera mu izina rya Yesu umwami wacu amen. noneho bakiri hano imbere haramutse hari ufite ijambo urumva rero twabaha umwanya wabo kabisa ufite ijambo akaza kubivuga nuko none bari umwanya n'uwanyu uri n'ufite ijambo arundi uratangira abo urumva aje kwicara nta kibazo twarangije ibyacu ubwo ufite ijambo niwe sura muraho njyewe ijambo mfite ni ugusaba cyane kuko ni ubwa mbere naje maze mu nshingano ariko nzi ko ndi kumwe na bene data nta kibazo ni ukuza kubisengera cyane amen. Tuzamusengerera abikoresha amasengesho mwatorero ry'Imana nubwo mumaze kudusengera ariko njyewe nari mfite umutima uri kuncira urubanza yarangi muraho yego naho tureba abantu baradusengera nari nani bashoboza mu izina rya Yesu amen. mwese kuko nta mutima uducira urubanza tuyizire habereye mu byakobanyi ariko batoye yitwa Gatabazi nanjye ni naramushyizeho bazatubera umudiyakoni aravuga ngo afite abana 10 nawe ubwe yavuze ngo nicyo kibazo afite ubwo ngiye kubona mbona hari abari mu iteraniro bashyize hejuru ngo ubwo afite abana 10 ngo naje kwiyicarira ndatekereza ufite barenze 10 aba bantu bavuze ngo umuntu ufite abana 10 ntazabayobora nabo 10 nzabayobora gusenga bagunagize naho twasomye ngo abafite abana 10 badafite ikibazo yagize umutima wicira urubanza n'umutima wa mucira urubanza gusa amen. Ni zareke no gusetsa iswe no gukina Nibangeze bose byabaye ariko nanjye mu mutima wanjye Haleluya. Mungu. Oya. Mu gitabo cya Yesu Kristo hagira 229 haravuze ngo ushobora kwiyazana Kristo wihujije inshingano Sindi namutenda ni umuhungu by'umuza n'Imana iyo umunsi waje inshingano uburyo wa muhungu waruguhuje n'Imana n'abakitegerezo cyo gukuru w'ihene babonye abaziritse na rero wakuraga n'ishinga umuhungu wabaga rwaraboze muno wakumanuka no yakwicara akabira hepfo nayo ikagwa hejuru irajya kongera kujya kuyifata andi ariko inyegere ikirukanka iyo wanze inshingano nta handi uri kwerekeza ahantu hari iwacu hariya hirya byarabaye umuntu niwe wari waje kugasura uri munezero batora umudiyakoni ngo afite umutima umucira urubanza bukeye ku isabato aje kwigisha umwizera ashyira hejuru wavuze ufite umutima ugucira urubanza wakiranutse ubwo se yari yisizemo akagozi kuko bo bari bamuteye bamushaka none ariyange agiye kubigisha imbere tubwira icyatumije uvuga ufite umutima ugucira urubanza kuko ibyo bikurimo natwe nda wantu hagarara hehe imbere umugabo yavuze ariko none se ubu mupagani
amatora ku isabato gasubiyeho meddy hano uyu mugabo niwe wari uhari naho burya nta wundi bamaze gutora bavuze ngo dushaka runaka amatora agabagararangiye none wari umuziki none wamubyewe iyo umuntu akugizeho icyizere ntukajye wiyaka icyizere uri mugabo neza ahubwo ora babone ko inshingano yakuremereye amagambo ari hano muri temanya